ruvuga ngo gutumbirira ya matora bitakunze arabaye abakandida bemewe we ntiyigeze anatanga bemewe baravuze nawe aravuze aka kantu nkahuza mu bintu nkunda kuvuga nubwo ntajya bigarukaho cyane Diane Rwigara 2017 amaze kwangirwa kwiyamamaza bavuze ko imikono ye harimo y'abapfuye umunsi wo gutangira kampanye nawe yatangiye igisa na kampanye yafunguye icyo bitaga bayitaga Fond du Salut Mouvement populaire du Salut du peuple ibintu nk'ibi Mouvement du Salut du peuple inyamirambo abakandida bemewe bamanutse kuri tera nawe ahamagaza atangaza Mouvement du Salut du peuple izo coïncidence nta metero zirenze natera abadukurikiye nabo bagobye kugira icyo bumvamo niyo mpamvu naho rero mpuriza discours ya Ingabire Victoire ku munsi abakandida bemerewe biyamamaje bakemererwa bari kubwirwa amanota nabo bari kuvuga ama discours ndongera nkareba Hello Guten Tag ni ku ishuri ryigisha ikidage cy'imirongo tuvugana Yego niho wahageze Der Sprachen Hub German Language Academy twigisha ikidage vuba neza heza n'ibikoresho byiza kandi ukishyura make ubu gahunda yo kwandika bifuza kwiga ikidage ku buryo bwihuse irakomeje yaba ari abifuza kwiga ku manywa nimugoroba muri weekend ndetse na online none sigabanya biciro ridasanzwe muracyarifite Yego rwose tubafitiye igabanya rusange rya 25% ku biga mu gitondo na nyuma ya saa sita ndetse n'ubwasisi busanzwe bwa 50% ku biga muri weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere online byo nibihinduka ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyiciro cyacu Kimironko hafi n'umurenge ku gahanda rimwe kuri etage ya 12 cyangwa ukaduhamagara kuri 07 90 13 98 reka ncacane ntacikanwa wa banguka kuko tugiye inama abashaka kujya gukora kwiga imyuga ngiro uhembwa gukora ubukoranabushake bwishyura n'ibindi byose bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage dore ko na kaminuza mu Budage ari ubuntu igihe ni iki kujya kwiga ikidage tukajya guhaha ubumenyi tugakira igiti note maze tukiyubakira iwacu iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana mbese n'ubwasisi kuri Der Sprachen Hub German Language Academy Karegeya Omar Pano twongeye kubashimira nanone ku bana natwe no gukomeza kutwereka ko mudahwema kudukurikira ariko kandi twongeye nanone ku bana na mwarimu wacu hano kuri Pano Karegeya Omar Jean Baptiste aho tugiye kuba tuganira muri Urban Boutique cyangwa se Urban Hotel tukaganira byinshi bigiye bitandukanye nkunze kubabwira nti Urban Hotel na ahantu heza ho gusohokera ariko nanone ni ahantu heza ho kuza gucumbika amafu n'amafungo ubwo mbavuga gusohoka nabari mu Rwanda imbere kuko iyo usohotse urataha ariko uvuye kure waza ukanacumbika yego kure aracumbika bajya baza bava za Burayi za hehe mu bihugu binyuranye tujya tubabona benshi bari nabaza baje kureba aho dukorera ikiganiro uko biba bimeze bajya baza bakaza ariko Karegeya kuri ikiganiro yicaye nibyo kabisa so rero Karegeya ngira ngo noneho wenda abakunzi ba Pano wenda wanabamara impumu cyangwa se impungenge ko wongeye kuboneka ubu turi mu nsinzi ibyo nibyo amatora yo iby'ingenzi asa nkaho ari guhumuza munsi 16 dutegereje amatora y'ibyiciro byihariye afite ubumuga abahagarariye urubyiruko na 30% y'abagore hanyuma komisiyo yatangaje icyerekezo cy'amatora cy'amajwi ariko itariki 20 nibwo bazatangaza iby'agateganyo none 27 finale urumva ni iminsi 12 bihaye ntabwo ari myinshi cyane so muri make urumva nyine abantu bashize impumpu abantu bose bari banyotewe kujya gutora abatora bwa mbere abasanzwe batora imyaka yari ishize ari ingahe 7 bari babikeneye cyane ngiye natoreye Kicukiro mahurira n'abafana benshi kubita abafana nuko ari
mba numva atari ni abakunzi Abakunzi, abantu inshuti. bakunda inshuti za Karegeya Omar Pano benshi ariko benshi mu isaha imwe nari mpuye n'abarenga 20 turahoberana bamwe bakabona umwanya wo kumbwira nanjye nkaganira nabo kubwo ngira ngo wabanyamuruyeho cyangwa ninjye nabiyamuruyeho ngira ngo umuvugizi wungirije aje gutora nahise ngenda nawe tujya gutorera hamwe mu mudugudu w'Imena mu kagari ka Gatare twagiye niho natoreye hamwe n'umuvugizi wungirije dukurikiranye nta namufoto nari nagiye nari najyanywe n'ikisi nari najyanywe no kureba umwuka w'amatora ariko kameme nyine n'abatora nabo ubwo rero twatoreye mu mudugudu umwe twatoye dukurikiranye arananyemerera mushimire ko yananyemereye na komisiyo y'amatora abahagarariye NEC aho ngaho bakanyemerera ko mufata ifoto n'ibyo biro by'itora twatoreyemo nabyo byari harimo umukunzi ahita abaza bimwe mu byo njya mvugira hano arakaro nigeze kuvuga ko abantu ufasha bakabishwaniramo abaza none se abantu bashwanira mu nkungu batera ngo bariyunze ndamusobanurira muri make ndavuga nti wa muntu ni nuko urumva nyine kategori zose abantu tubana hano baba mu byiciro byinshi binyuranye abo nabonye nta nsanzwe nzi ntaheruka abo nabonye narinzi ku mazina harimo n'abari ku rutonde rw'amashyaka amwe mu bakandida yego abo twakoranye abasaza bari muri za pansiyo cyane byaranshimishije cyane rero uko urumva najyanywe ni nk'ibuye rimwe ryarashe inyoni 3 naragiye ndatora mpura n'abakunzi ba Karegeya Omar Pano ntara n'amakuru urumva ni byiza rero so rero ku munsi w'ejo Karegeya nibwo ibyibanze byavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika twabimenye binyuze mu itangazo ryasohowe na NEC ndetse ngira ngo Madame Oda Gasinzigwa Presidente wa komisiyo nawe yari yabitangaje binyuze kuri RBA cyangwa se televiziyo y'u Rwanda mu ijoro ryakeye aho uretse kujya muri resultat nibutsa akantu kabaye udushya twabaye ku munsi w'ejo cyane kubera gahunda ya NEC ni byiza ko NEC yageze hari ibintu bibiri byabaye ku munsi w'amatora bitari byitezwe ariko byari ngombwa mu bushishozi bwa komisiyo icyambere nuko abantu bagiye gutora mu gitondo bariyimuye bikanga bamwe bagiye basubizwayo byarabaye za Karembure byarabaye za Tumba ko twari dufite abanyamakuru hafi ya hose hanyuma mu masaa 3 hasohoka itangazo rivuga ngo uwiyimuye bikanga afite indangamuntu mushyire ku mugereka nabyo bishyirwa mu bikorwa hamwe bamwe bakagenda bakabwira ngo iliste z'umugereka ntazo bafite ariko nibura byari uburyo bwo kugira ngo bongere umubare washobora gutora bukeye no ku munsi ubanza ku cyumweru muri diaspora naho bari bongereye amasaha ubundi isaha yari ukurangiye gutangira saa 1 bakageza saa 9 ariko abantu bamwe baza gutora bavuye mu mirimo bari bongereweho amasaha 3 kugeza saa 12 n'ejo na hano byabaye abatorera mu gihugu imbere ariko hari abo byabaye bamenye ngira ngo communication iva kuri NEC igaca mu bakozi bayo kugera bigeze kuri site y'itora yaratindaga au contraire social media zo zikabaza itangazamakuru twabimenye ariko wajya kuri site ugasanga siyo makuru bafite rimwe na rimwe nko kugira ngo babyumve bigasaba ko ubereka iryo tangazo so nuvuga ngo rero hari abantu ngira ngo mu murenge wa Tumba umurenge wa Buyoga harimo ahantu iryo itangazo ryo kongera amasaha barimenye batangiye kubara kandi iyo batangiye gufungura bya bisanduko ntabwo biba bigishobotse ko wakwakira umuntu icya kabiri amabwiriza sinibuka uko atangwa bazabinoza ntabwo amasite y'itora yose yakoze kimwe hibaze ko kubwira umuntu wenda bareba muri machine basanga waribaruje waratoreraga Nyagatare
ugiye gutorera muri Rurindo bakavuga ngo no ngo ujya gutorera Nyagatare. Rurindo Nyagatare urugero rw'amasaha atari munsi y'atanu buri make gutora ubwo ntuba ukigize. Kandi hari andi mabwiriza NEC yari yatanze avuga ngo umuntu wese uri kuri liste yitora atorere aho ari. So hari rero hari abavukijwe ubwo burenganzira n'inshingano, nibaza ko ubutaha bazagira buryo bazanoza communication. Icyo NEC ivugiye aha ngaha hariya kuri yanzu yo kigahita kigera ku masite yitora yose bagakora kimwe. Kicukiro yo ikindi nahabonye nuko hari umudugudu umwe witwa Rurembo wari yashyize icyapa ku muryango, icyapa kinanditse neza rwose kishyuwe niko navuga. Ariko abandi bari bafashe urupapuro bakandika izina ry'umudugudu bagashyira ku rugi, barangiza urugi bakarukingura, hari na rido hahagaze n'umuntu ku buryo utaza ngo uhite ubona bya bindi byanditse ku rugi. Ibyo narabibonye. Ikindi nashimye nuko imidugudu minini Kicukiro ituwe n'abantu benshi burya, imidugudu minini yacagamo abaturage ibice bibiri, abahera kuri A kugera kuri M n'abahera kuri N kugera kuri Z. Iyo byakora ko naga pratique keza cyane. Hakaba hari n'abantu bagayidinga abantu, waza ukavuga uti witwa nde? Musabyimana. Musabyimana gumaha. Undi akaza ati wewe witwa nde? Zigira inshuti hariya. Ibyo byose n'udupratike twagiye tuza byo kugira ngo abantu banoze, ariko communication yo yari yaje mu tubazo. Kuko icyo NEC yavugaga, itangazamakuru ryarakivugaga, social media zigakwirakwiza, ariko ku masite y'itora habaga harimo indirimbo nibara kugira ngo bahite basoma nk'iryo tangazo ngo abantu babimenye. Harimo indirimbo z'amatora nziza, ariko habaga hari updates zigomba kuva kuri NEC zikagera kuri site. Urumva rero abantu baba barahungabaniye muri iyo communication itanoze, bihangane, nizera ko ubutaha bishobora kuzakosorwa. Ko narabyiboneye abanyamakuru bacu bari kuri tele babitubwiye ko twari dufite ikipe ngari yagiye mu turere, kandi twari dufite live kuri 10 n'uyu munsi irahari saa 8, ariko ejo yiriweho ivuga ku matora gusa, bahamagara abanyamakuru buri wese kuri site, ava kuri site ajya ku yindi ahamagara. Yari ikipe ngari nayo muri studio nka batatu muri studio n'aba editor nka batanu, donc ikintu twari twashyizemo imbaraga. So rero urumva ikibazo cyabaye iyo communication, rimwe na rimwe wenda umuturage akabyumvira ku gatelefone, ari kumva radio DC akumva baravuze ngo utariyimuye natorera aho ageze, yahagera agasanga kuri site ntabyo bazi. Kubera iki? Ibyo bari kumva ntago harimo imiziki, ntago uri gutuma bumva update ku matora. Ibyo rero ubwo nibaza ko tuzayasubiramo 2029 wenda bizanozwa. Ntago ari ibintu binini cyane wenda. No, ntago ari binini cyane. Byateza izindi mpagarara, ariko reka twizere ko ubwo wa mugani baba babihungabaniyemo bihangana. So rero ngira ngo warugeze ahantu nyine komisiyo yageze n'ubundi ku kijyanye n'amajwi kugeza ubu ngubu y'agateganyo, kubera ko bigaragara ko ngana na 78 n'ibice amaze kuboneka. Amaze kuboneka, haracyabura 21 n'ibice. Ukuvuga ngo ubwo niba muri miliyoni 9 numvise amaze gutora babaruye ya 7. Yego, hasigaye miliyoni 2 zitarabarurwa. Yego. So rero kugeza iyi saha rero Paul Kagame niwe uyoboye n'amajwi 99 n'ibice 15%. Yego. Agakurikirwa n'uwitwa Frank Habineza wa 0 n'ibice 53%. Hakaba ndetse n'uwitwa Mpayimana Philippe wa 0 n'ibice 32%. Nyuma y'iri tangazo aba bakandida nabo hari ibyo bavuze. Yego. Yaba Philippe wagize amajwi make, yaba Frank wamukurikiye, ndetse na Paul Kagame wagize menshi. Karegeya byose siko uba wabikurikiye. Mpereye aho ku magambo bagiye batangaza, ibyo byose wayavugaho iki nk'abakandida bahanganye kameme? Ntabwo abakandida bahanganye, ariko bose ni ikise, ni ugushyira icyizere mu bantu. Philippe wabonye ya nyuma, nubwo atari ko nabikekaga, yavuze ko bitari uguta icyizere ku gukunda igihugu no kugikorera.
n'abandi nta yandi magambo rega ni imyanya ya politike nta ketse riba wari witeze ko hari umwe uvuga ati batwibye baratwibye fuse ntayibaho muri neke muri politike buri wese yakira ibyavuyemo kandi ayo ngayo miliyoni 2 asigaye inyuma hari uwashobora kwezamura n'uwo washobora kumanura miliyoni 2 zikiri inyuma hashobora kuzamo hejuru ya 90 batoye umwe abandi kangahe batoye abandi nabyo nibindi nabyo abantu bagomba kwitega ko ari cyahinduka ariko kitari kirekire nanone icya kabiri buri hari icyo utarebye ubonye rufungure buriya wabonye ko umukuru w'igihugu umukandida wa FPR yagize 95 muri diaspora iyo dutera imetero ni nk'utwo ibishya nibihe bigaragare ko diaspora muri diaspora bari abakandida babiri niho honyine bagize arenze abiri mu gihugu byo nta namwe bagize rimwe cyetsegira ngo Kicukiro niyo bagize Frank Habineza yagize 90 0.99 hafi rimwe hafi rimwe ariko diaspora bari abakandida batari FPR niho bagize menshi hejuru ya 2%. Bivuze ngo yagize muri Kigali oya diaspora Frank diaspora bagize hejuru ya 2 yego 2 n'ibice bingahe n'ibice Frank yagize 2 n'igice kimwe 15 yego noneho Mpayimana agira 2 n'ibice 45 Kagame agira 95 n'ibice 40 aha bivuze ngo iyo diaspora idatora nubwo nayo uburenganzira bwayo iyo diaspora idatora nubwo nayo uburenganzira bwayo bariya urumva ko amajwi yabo abiri bose bagize hejuru ya 2 muri diaspora kwa ko Mpayimana nibwo akiyivamo Philippe na Ntuza Frank nawe yayibayemo igihe kinini yahoranye na nationalité suédoise hari n'igihe mu gihe cya Ntuza cya batarandikisha ishyaka hari igihe yigeze no guhunga arongera asubirayo bahafite abantu niho bagize amajwi menshi niho umukandida wa FPR yagiriye make 95 bakora mu wayene ufashe felicitation ku ntara y'amajyaruguru hahandi bamubwiye ko bamaze kwenga agomba kuzajya gusangira nabo ikigage kabisa intara y'amajyaruguru iri hejuru 99 n'ibice 6 hanyuma amajyepfo n'ubure intara y'amajyaruguru ni 99 n'ibice 65 voilà none uburengerazuba bakaba 99 n'ibice 60 amajyaruguru ari hejuru none amajyepfo 98 n'ibice 60 nabo 98 ariko yego uburasirazuba 99 n'ibice 30 umujyi wa Kigali 98 n'ibice 59 umujyi wa Kigali n'amajyepfo urumva nibo byo biri hasi biri muri 98 yego diaspora 95 manuka urebe amajyepfo Green Party ifite angahe amajyepfo Green Party ifite 0 n'ibice 73 mu mujyi wa Kigali Green Party ifite angahe 0 n'ibice 96 wumva ko ari hafi rimwe umujyi wa Kigali yaragiye kuryuzuza Frank Habineza mu mujyi wa Kigali no mu majyepfo ahandi ni muri 0 n'ibice 20 ngira ngo mu majyaruguru ni 0 n'ibice 2 kuri Frank kuri Frank mu majyaruguru ni 0 n'ibice 27 voilà uburengerazuba ni 0 n'igice kimwe mpaye wowe burya uburengerazuba ni 0 n'igice kimwe ubwakubwira kuri Mpayimana uburengerazuba 0 n'ibice 0 ahandi yemeye ubwato ahandi yemeye ubwato ubwo urumva yatowe n'abantu nefusa so ibyo rero niyo izo data details z'izo data nizo ziba zitanga indi sura ikigaragara nabikubwiye muri diaspora bafite abantu benshi Green Party na Mpayimana bafite abantu benshi hanyuma niho umukandida wa FPR yagize bake 95 bivuze ngo iyo diaspora itabamo byari hafi 100% cyane kuko cyangwa iyo diaspora nayo igira 99 alala bari muri kuko ari abiri Frank Habineza yagize muri diaspora n'abiri Mpayimana yagize niyo yahuye na bya bice 00 bikubita 0.50
none ari abiri yatabamo byari kuba ibice umwe akagira 0.1 undi akagira 0.1 umukandida wa FPR akagira 99 n'ibice 8 kabisa nicyo bivuga ariko nanone wenda duteye imetero kwa kundi baba bavuga abavuga bo barivugira nta n'impamvu yo kubaha umwanya wa mugani w'umukuru w'igihugu bibaye muri iyi mpamvu wenda tuvuge ko na 95 si make kadufatira ahantu wenda yagize make muri diaspora 95 diaspora niba abantu baba mu bihugu bifite za droit de l'homme zo hejuru bafite imyumvire irenze kandi by the way niba umuturage wa Kamonyi avuga ati umukuru w'igihugu batinze gukingura ibiro by'itora ngo ntore umukuru w'igihugu wampaye gira inka kanyubakira inzu muri diaspora se ari izo VUP ari izo za sako byose ntibimureba ariko nibura muri diaspora umuryango we biwugeraho nicyo nshaka kukubwira niyo mpamvu babaye 90 yabonye 95%, kuko ubuhamya ayo yagiye kuri bariya bahabaye bahaherutse kwa cyane hanyuma bikubitiraho ko ari abatora muri diaspora ari abantu bacengewe na droit de l'homme bari mu bihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu, bikubitiraho na liberté liberté d'expression et tout consort. Bivuze ngo kuba byabashije kugera kuri 95 iwenda hari n'abava bavuga ati mu Rwanda hari birashoboka umuntu akakubwira uruzatore gutya hari n'akajeste kabaye Musanze ngo ugatora bakaguha icyayi n'irindazi. Ibyo byose bibaye mu Rwanda ntago byaba no muri diaspora kandi 95 nayo si make nta hamwe no mu turere nta namwe wahabona munsi ya 95 ku mukandida wa FPR. Ibyo bishatse vuga ngo nubundi igihe kuko nubundi niyo yagira 55 yayobora ariko ikigaragara nta hamwe afite munsi ya 90. Byo rero icyo bita majorité écrasante. Biba bivuze ngo nkuko nawe yabyivugira rimwe na rimwe ibikorwa biragaragara, abandi ni gusezeranya abantu kuzagira ibyo bakora nabwo bahereye kubye ibyo nabo barabizi cyane ko nabo uko babayeho babikeshawe cyane rwose. Si Frank yizi Butare rwose sibyo se Kagame ari vice president cyangwa president ntago nibuka imyaka Frank yahigiye, ariko byanze bikunze hari aho igihugu cyari kigeze umukandida wa FPR abigizemo uruhare. Mpayimana we noneho yanamuhaye n'akazi ariko ejo bundi twamutumiye mu kiganiro tubwira ko nubundi n'igitekerezo cya umwe cyari mu migambi ye ati noneho ati bamaze kuntsinda nubwo atabera ko byitwa gutsindwa avuga ati mbaye wa kabiri igitekerezo cya umwe cya minisiteri ihuza ubumwe, minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda pana ubumwe n'ubwiyunge ubumwe bw'abanyarwanda. Icyo bishatse kuvuga uracyumva ni abanyarwanda barebare abagufi abavuye Kongo abavuye i Burayi abavuye Tanzania abavuye i Burundi abahinzi aborozi abarokotse n'abakomoka ku miryango y'abakoze jenoside. Abo banyarwanda niyo minisiteri iriya. Aravuga ati rero ubumwe bw'abanyarwanda ati kandi ikajyamo bya bigo bindi binyanyagiye Farije Senerije na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ngira ngo nararike ati ibyo byose nararike imwe y'umuco umuco ururimi n'umuco byose bashyiramo. Yaratubwira ati biriya byari muri gahunda yanjye, hanyuma umukandida wansinze abishyira mu bikorwa aranampamagara ati ngwino ukurikirane ya gahunda yawe. So bishatse kuvuga ngo icyo nashaka kuvuga ngo niki bari abakandida babiri wa Green Party. Okay, tuve kuri Frank muri kaminuza navuze ibyo muri kaminuza yabaye umunyamakuru, igitangazamakuru cye cyashoboraga kutemerwa n'ishyaka rye ryanditswe muri RGB cyashoboraga kutemerwa, rijya muri forum cyashoboraga kutemerwa. Ibyo byose n'uvuga ngo umukandida wabatsinze yabigizemo uruhare. So bivuze ngo bari abakandida babiri ni product y'umukandida wabaye wa mbere. Ibi ndi kuvugira aha ntabwo nari kubivuga yaba PL na PSD zaratanze abakandida kuko zo zavutse
zavutse FPR ikiri mu ishyamba itarafata ubutegetsi ngo izigire ngo ayo mashyaka abe ukwari yego zo zavuga ati na mbere twariho FPR na mbere FPR itaragera mu Rwanda twariho ariko aba babiri bari kwiyamamaza ubo rwose ubuzima bafite harimo 70% ya FPR. nari mgarutse ku magambo batangaje kubera ko mu ijambo rya Philippe Mpayimana hari aho yavuze ati ntabwo kuba ngize amajwi make bigaragaza ko nta bushobozi kandi abanyarwanda bamaze kubona ko nyine twigaragaje igihe hazakenerwa umusimbura turi tayari yego ntabwo ubona aba bakandida nk'abantu baba bashaka baba baza muri no race ariko bategura imbere bitwaye iki se urebye imyaka yabo Philippe Mpayimana afite 54 ariko kugusimbura simpamya ko baba bavuze gusimbura Kagame no gusimbura FPR yego kuko amatora twatoye FPR ntabwo twatoye Kagame FPR yashyizeho Kagame hanyuma dutora FPR bivuze ngo kugira ngo abantu batayoba muri ntuza muri iyo mivugire adahari FPR yatanga undi ahubwo igishoboka bano bagabo basa naho nyine bari kuri tageti bafite imyaka bo ibemera gukomeza bafite nk'izindi manda nk'eshatu bakwiyamamariza imbere aho baba baryamiye amajanja ni igihe FPR itaba yatanze Kagame aho ntacyo napfa kwizeza abantu ntabwo 99 ariko yagira ntabwo mbitekereza kuko burya umuntu utora ashobora gutora imigabo n'imigambi y'ishyaka ashobora gutora ibigwi by'ishyaka ariko akanareba n'umukandida batanze none se hagize nk'ishyaka ritanga umukandida niyo ryaba rikunzwe kajana rigatanga umukandida wigeze kuvugwa mu bujura ntabwo abatora barajya ku rindi batakundaga kubera ko rya rindi ryabahitiyemo nabi n'izindi ntenge zigenda zibaho umutima personalite mu gutora personalite y'utorwa irakonta nubwo harebwa n'itsinda yaturutsemo bivuze ngo ntabwo buriya habuze gato ngo agire 100%, ariko hashobora kuza undi mukandida FPR ishobora gutanga undi mukandida akagira nka 90 70 80 n'abariya bakazamuka bakagera mu 10 20 30. Ibyo birashoboka cyane cyane ko buriya umuntu ni mugari hari abantu benshi ya ndirimbo ya ntuza ya bari abadamu bavuze ngo nabanyakamunyira bazabatsinda hari igitero cyavugagamo ngo niba ngo kijya gusana kimwe cya Muyango nyine ko ari impano no umubyeyi wacu asa nk'uwavuye mu ijuru ngo asa n'uwavuye mu ijuru ibyo hari n'abahanga bamwe na bamwe bagendera kuri siyanse bavuga ko hari abantu badasanzwe bavuka mu kinyejana ariko atari benshi yego ariko swat ibyo bibaho umuntu ashobora kwivukira ariko akagira n'inzira yaciyemo mu burere bwe na kamere ye aho rero niho abantu badasa abantu bashobora kuba batekereza nka Kagame barahari muri FPR n'ahandi bakora nkawe ariko hakabamo itandukaniro bakaba badakunda abantu nkawe bakaba batagira reaction kimwe ushobora gusanga hari umuntu ugira kamere ntubona ko u Rwanda igihugu kibamo amategeko hari umucamanza ushobora gusanga nubwo azi ko amategeko ahari kuri buri rubanza akaba yumva yabahuza umuntu ufite do type caractère conciliant kabisa akareba urubanza akafata ko murapfiki ntagize mutya mukagenda none wa wundi ukunda amategeko afata muze shamba buranisha uratsinzwe genda muri gereza uratsinze taha ibyo biza muri kamere biza muri kamere iyo urebye nkurikije igihe abanyarwanda bamaze wenda reka mfate ngewe ku giti cyanjye igihe maze nkurikirana
ibya politike n'umukandida kugenda atangiye no kubikurikirana na mbere zitarafata n'igihugu. Hari ibintu byinshi ugenda ubona, hari amaragisiyo agira watekereza ugasanga undi atari ko ari kubigenza. Abanyarwanda rero bamaze imyaka igera muri 30 bareba hakabaye hari abandi bameze nkabo ariko barahari batari benshi. Yego. Kandi none wowe akongeraho n'imbaraga z'igisirikare na ya mirimo yindi yakoze mbere. Ego mu gisirikare, ibyo yakoraga mu gisirikare, ibyo byose gufata igisirikare, ugafata iperereza, ugafata politike, ugafata n'uburyo bwo gukunda abantu, uburyo bwo guhuza, kwemera ko abantu batandukanye mu mikorere bashobora guhura bakagira ikintu kizima bagira. Hari utabibona atyo cyane. Igihe rero hazaboneka umukandida ubura kimwe muri ibyo cyangwa akagira n'ikindi kirenzeho, ntabwo iyo mibare izaguma aho ngaho. Kandi abantu baba babireba. Hari n'indi yarayita intwaro umukuru w'igihugu yavuze afite umuryango we, ijambo rye yawuvuze. Ni ngombwa cyane. Ntabwo ubyibuka ngewe cyagiye ku munsi w'abagore nkubwira ni icyitwa bazariyeri. Iyo udafite bazariyeri ntabwo watsinda urugamba. Icyo yabivuze kabisa, ati umuryango nawo nyine. None se reka nguhe urugero. Sarkozy ajya gusimbura Chirac, ngira ngo ni Chirac yasimbuye. Sarkozy yayoboraga minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, aba ari minisiteri ikomeye mu Bufaransa. Yego. Ariko Sarkozy nta bazariyeri yagiraga. Yafite umudamu witwaga niba ari Sicilia. Badahura, umugabo n'umunyapolitike, umugore ni wo mu bindi. Yego. Rimwe na rimwe ntibagire ibyo bahuza. Rimwe na rimwe Sarkozy yakererwaga kabineti ari minentere, agakererwa kabineti kubera ko yatinze, hari ibyo atari guhuza na bazariyeri. Iyo bazariyeri ifite ikibazo byafekita akazi ugomba gukora cyane. Ibyo byose turi kuvuga none nibyo nakubwiraga ngo hari umuntu kwivukira, hari imirerere, hari na environnement. Muri environnement harimo abo biganye, abo babana mu rugo umunsi ku wundi. Cyane rwose. Bazariyeri yirimo ikibazo byafekita ibyo ukora 100%. Ni ngombwa cyane. Noneho kuba yabimentioninze, ushobora kuba ari ubwa mbere cyangwa atari ubwa mbere, wenda mbere yatarabyibukaga, ariko product ibyo umuntu akora bikwereka background. Yaramukiye he, yaraye he, yavutse he, yize he, yabanye n'abameze bati. Ibi bintu byose ugenda ubona n'iki se ni produit fini y'ibyo banyuzemo. Cyane rwose cyane. Arewe cyane. Wakwereka nk'ubu imiterere, imigirire, uzarebe ubugitifu w'umurenge ukubita abaturage. Uzasanga ni wabo yatindaga kuvoma bagakubita cyane. Nukurikirana yatindaga kuvoma bagakubita, yiga ku ishuri bakubita, ukererwa arasamburoma bakubita. Urumva ibi byose tubona ku bantu ni iki? Ni produit yuko babayeho mu bwana no mu mikurire yabo. Mukuru w'igihugu so yigeze kuvuga ukuntu ngo iwabo bashatse kurasa isha ibahungiyeho, ise akababuza cyane. Cyane rwose. Ati iki? Inyamaswa iguhungiyeho. Ese ubwo niba utakwica inyamaswa iguhungiyeho, umuntu niwe wagirira nabi. Ibaze rero, ibaze nk'umuntu, ibaze nk'iwanyu bakubujije, wenda niyo yaba ari imbeba yinjiye mu nzu, ukajya kuyiga iwanyu bakakubuza ati yihore n'ikiremwa cy'Imana, ukiri nko ku rwego rwo kwiga primaire. Ntubikurana cyane rwose. So abantu rero, abantu bose tureba, natwe byose ni produit yuko twazamutse y'ibyo twabaye. Iyo wabaye muri violence, usibye kuba wagira kamere yihangana, iyo warabaye muri violence, nawe mu byo ukora violence ntiyabura. Hazamo akantu ko gukuka. Hase tugira abantu mu myanya bagize baba dafite bazariyeri, ukabona n'ibyo akora birimo birayogayoga cyane rwose. Niba ari heke byavuzwe, niba ari reb, hari mu bintu bya education, harimo umuyobozi rwose wari ufite harimo ku kabazo ka bazariyeri. None
uri mu manza n'umwe mwashakanye niba muri mu manza ntago muribuka homework nta nubwo muribuka ishuri umwana yigaho ngewe by experience hari abana nigishije muri kiriya kigo umukuru w'igihugu ejo yatoreyeho abo bana bavaga mu kiyobozi umugore n'umugabo umugabo ayobora mu z'ibanze umugore ayobora mu bindi bijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda baraza kubamenya abana bari babiri icyo byari barakoze nyiki kubera bazariye ritari solide abana batabonana n'umuryango ababyeyi icyari cyarakozwe umupapa yari yaratanze imodoka ya leta yo gutwara abana ku isaha shoferi isaha are isaha yo kuza kubafata isaha yo kubazana ariko abana ku ishuri twishyuzaga aba externe twabishyuzaga yo kurya saa sita ba bana bamara icyumweru barya batarishyuye baza muri rava GP noneho bamaze icyumweru tubahagarika kurya abandi bajya kurya ukabona ba bandi baza muri GP nibo bicaye mu kanyatsi bicira isazi mu jisho ko mutajya kurya urabona pafe nta nzara dufite kandi icyo gihe yari amafaranga make pari raporo ya Minerval yabaga ari nyinshi Minerval kubera ko ari gushyira kuri konti babaga barabikoze kare ariko kwishyura ayo kurya kubera ko yishyurwaga buri kwezi ababyeyi kubera kudahura n'abana ngo bamenye ntibamenye ko yaya mafaranga yashizemo icyo nicyo bita bazariyeri kandi uwo mwana ntunibwire ko gutsinda kwe byoroshye yiriwe inzara ntabonana na mama umubaza ngo kwishuri byaye bimeze bite ntabonana na papa babyumva aho rero uwo wabayeho kuri ubwo buzima hari icyo bari babuze imodoka rava yo kubatwara ari n'ingiye bahaga rifite abandi bana bamwe bakaza n'utugare abandi bakaza n'amabisi hari umuhanda w'itaka ribi hariya uriya muhanda kuva kuzamuka mu kabuga ka Nyarutarama ugera zafa umanuka mu Gakinjiro hari umuhanda mubi w'ivumbi ryije abo bana babiri b'abakobwa bazaga n'imodoka ya leta ariko bagera ku meza mwene ngofero agasanga ngofero yamaze kwishyura ibiryo kera wa wundi waje muri rava akirwa yicaye mu kanyatsi uwo nuvuga ngo nta bazariyeri aho yavuye ni nkaho hadahari nawe no mu byo azakora ashobora kutazita kuvuga ngo wavuye iyo utagira aho uva rero bigaragara mu byo ukora ibyo ukora byose bagusomamo umuntu abonye umwanya wo kugusesengura no kugutera imetero ahita amenya ati yewe wete byapfiriye aha uranyumva cyane rwose so rero ni ngombwa abantu bose bakabaye bagira ngira ngo ejo bundi nibwo nabikubwiye mvuga wa mugore wahaye umugabo we igikombe ikinyinya nkakubwira ngo umugabo urugo rwo rwanirira afashe inkota ebyiri muri buri kaboko gafashe inkota iyo rero urugo rufite umugabo ururwanirira n'inkota ebyiri narwo rukabyumva ni magirirane bimugaragaraho hanze ahandi agiye nawe waraye mu tubazo n'ibyo buri muntu wese n'abangaba n'abari ku rutonde rw'abadepite n'abari mu yindi mirimo ya leta icyambere ni bazariyeri iri solide cyane kuko benshi nibo babandi ushobora kugera mu kazi ukabanza ibindi cyangwa ugasanga uwo wasize uwo mwashakanye atangiye kukubaza ibindi bidafite aho bihuriye n'akazi cyangwa se mukava kubera kuvugana nabi mukava mu rugo umugore akagira ngo watwaye umwana wamutwaye n'umugabo akagira ngo wamutwaye umwana akiryamye mwagera ku kazi wese mugasanga umwana aracyari mu rugo kubera ikintu mwavuganaga mumeze nk'abari guhimbana kubera mutavugana nta makuru muhana ntawe ubaza ngo ujyanye umwana ariko kubera ko mutavuganaga neza wakije imodoka ntubwiye madamu ndagiye akubaze ngo ujyanye umwana ugere nugera ku kazi madamu nawe agire ngo wamujyanye umwana nabyuka bahamagare mwese murebane ngo ese burya nta n'umwe wajyanye umwana ku ishuri yawowe bazariyeri ni ngombwa hari n'abandi bajya mu mande ni urugero naguha hari nk'ikintu mwagomba gukorera kubera ko mutakivuganye cyangwa gukekakekana mukaragira bashyizeho amande da
ukazabona bakwafishije muri babihemu kubera iki ntimwigeze mwibukiranya kwishyura banki, ntimwigeze mwibukiranya kwishyura umusoro w'ikibanza. uranyumva bazariyeri ni ngombwa cyane cyane. buriya niho umuryango, ubundi umuryango niwo uvamo bino byose, niwo uvamo bino byose. Buriya nuko mukubona ibintu bita criminology tubifata nk'ibintu kubera ko harimo crime ukagira ngo oya hahozeho centre yitwaga criminology abantu bakubitirwagamo. Hari n'umuntu wigeze kubitubwira na Joseph ngo twebwe turi mu bihe bya criminology. Ubundi criminology nka science yiga n'ibyo byose. Icyo uri kugaragaza uno munsi hari aho ugikomora mu mateka yawe, ariko kubera ko amategeko nyine ahita birangiza ntawe ujya kureba ngo wabitewe n'iki. Urukumva umusaruro umuntu atanga mu kazi, niba yarize afite diplome afite A0 masters ariko ukabona arabikora nk'bipfa, wakabanje kusubira inyuma muri we. Abantu bose turi dutanga icyo twahawe, dutanga icyo twahawe. Hari amakosa ushobora gukora mu kazi uyakomora ku byo mu rugo cyangwa ku babyeyi bawe, hakaba n'undi utatinyuka. Ibyo rero niyo mpamvu byose bihera ku muryango. Impamvu nari mvuze criminology, buriya na polisi yo mu muhanda kumenya yakagombye criminology yakabaye seance ibanziriza kwemeza icyaha, kuko ni ugutera imetero ngo cyakozwe gite. Buriya impanuka yo mu muhanda kwiga icyayiteye ni ukwiga background y'umushoferi. Warangiza background y'umushoferi ukiga uw'imodoka, iheruka mu igaraje, controle technique, chauffeur waraye hehe ku muhanda gutyo. Ibyo byose niyo icyo cyo ubwira cya bazariye byo kugira ngo ubanze umenye. Reka nk'urugero, uvuye mu rugo utonganye n'umugore, ugeze ku muhanda muri parikingi usanze essence yashize, uhaye umunyonzi 5,000 ngo ayikuzanire, agiye nka za hene. Wa kabiri arayizanye, ukimara kuyishyiramo usanze ipine yaratotse, utumije umukanishi ngo ayikore, araguhinduriye, araje araguhinduriye, ayishyizemo akwishyuje 5 urayabura. Ushatse kumwishyura kuri momo biranga, usanga nta telefone afite. Uvuga uti ndaza kuyaguha nimugoroba, aragututse. Muhamubona ko dukorera ubusa, urarakaye umuteye urushyi, cyangwa ararukubanje umutera inguma arapfa. Wajya imbere y'umucamanza, rwose wishe umuntu ubigambiriye, are jyamo. Ibyo byose byabanje reka da. Ubu turirwa ntabwo natandukiriye ku matora. Ako kantu wakumvise? Nakumvise. Turirwa tuvuga ngo abaryi baruswa ayirya kubera iki? Kuki arya ntahage? Kuki umushahara utamuhaza? Wakagiye muri iyo background. Ese iwabo yararyaga agahaga? Ese ku ishuri ntiyaguraga amanota? Ese kugira ngo yinjire muri segonderi ntiyaba yaratanze ruswa? Ese ageze segonderi kwimuka ntiyabanzaga kugurira icupa mwarimu? Hari umwarimu ajya avuga ati abahungu munyure Buyoga, abakobwa munyure Ingarama. Yagira kaminuza akadodesha igitabo, umushyize mu biro, ntarya ruswa. Kuki bigutangaza? Nta gashya karimo. Ariko nta mwanya dufite wo kujya muri background y'uwo muntu. Ejo bundi hari ubikurikiranyweho wari gitifu muri Ngoma. Iyo mbihuje nuko yabaye muri Rutsiro bagira ngo nukwibasira, ariko yageze Ngoma avuye hehe? Avuye Rutsiro. Yavuye Rutsiro ati ko asanga niyo nzira nayo irimo ibindi. Yahavuye ahunga iki? Yahungishijwe nande? Ariko ubu ararwana n'icyaha cye ku giti cye, mu gihe mateka ye ya hafi na ya kera amukurira muri icyo cyaha. Kumva? So rero abantu bahesha agaciro bazariyeri, iyo vuze bazariyeri ni umuryango nucleaire, umugore n'abana n'umugabo n'umugore,
ariko n'undi udukurikiye n'undi ukugaragiye uri umuryango mugari ba masenge na babyara bacu relative. ariko n'ahandi tunyura uzajya ureba iyo usanze abana baterana imigeri batukana we kigoryi baterana amabuye ugacaho haba ari impamvu uciyeho ubifashe nk'ibisanzwe urabyibuka ko hari umumeya bigeze gukubita umunyamakuru muri Nyagatare meya ko bati shatu twabayeho bakubita urahamagara ngo nze gukize uzizo nakubiswe ibintu naho bitangirira nicyo kibazo ryo tugenda tubona abana mu ishuri abirwa basinzira abatukana ku ibitutsi bidashoboka kubera ko babivana muri environnement abarara mu ngo z'amakimbirane abafite environnement zisanzwe nazo zitari sain donc urumva icyo rero impamvu mbitizeho no kuba n'umukuru w'igihugu yabivuze uribuka ko njye nari nabivuze kuri anniversaire ya madamu ijambo bazariye narivuze inshuro zirenze nk'eshatu mu ijambo ryanjye bazariye nituma urasesengura zikagwa mu w'abandi cyangwa ukagobwa ururimi iyo nta bazariye rufite so rero kuba yabishimiye cyane kandi koko aho yajyaga hose babaga bari kumwe ni ibintu byo kwishimirwa ariko n'abandi ruriya ni urugero n'abandi bakagomye amahirwe ngira nuko n'abantu batoreye Kicukiro babandi nakubwiraga b'abakunzi banjye benshi babaga bari kumwe n'abana n'abagore n'umwana akaza akamwereka sha ngwino ujye kureba ngiye kuzuza inshingano zanjye mbonera gihugu umwana akabibona ko se bimuzinduye afatanya agatoki na mama umwana akabibona naho yaba afite 10 nawe igihe cye nikigeza avuga ati ibi bintu na papa yajyaga bigereka ko niyo mpamvu rero bazariye ari ngombwa cyane kandi urabizi iyo ngeze ku muryango ntago mpfa gusoza wenda kagaruke ku matora gatoya kugira ngo nze kugira n'icyo nsorezaho kijyanye ni speech twabonye yatangajwe na Madame Ingabire Victoire se nayivugaho iki ntabwo nayitinzeho ariko kuba nayibonye nta n'agaciro gahambaye nayihaye ariko nayihuje n'ibihe niba yayikoze bashobora kuba yasanzwe karandiriye ariko umunsi w'amatora komisiyo iri butangaze ibyavuye mu matora by'ibanze bivuze ko n'abakandida bagomba kugira nabo icyo bavuga nawe baravuze nk'uwabishatse mu gutumbira amatora siko igihe cyanditse se tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. ruvuga ngo gutumbirira ya matora bitakunze arabaye abakandida bemewe we ntiyigeze anatanga bemewe baravuze nawe aravuze aka kantu nkahuza mu bintu nkunda kuvuga nubwo ntajya bigarukaho cyane Diane Rwigara 2017 amaze kwangirwa kwiyamamaza bavuze ko imikono ye harimo y'abapfuye umunsi wo gutangira kampanye nawe yatangiye igisa na kampanye yafunguye icyo bitaga bayitaga Fond du Salut Mouvement populaire du Salut du peuple ibintu Mouvement du Salut du peuple inyamirambo abakandida bemewe bamanutse kuri tera nawe ahamagaza atangaza Mouvement du Salut du peuple izo coïncidence nta metero zirenze natera abadukurikiye nabo bagobye kugira icyo bumvamo niyo mpamvu naho rero mpuriza discours ya Ingabire Victoire ku munsi abakandida bemerewe biyamamaje bakemererwa bari kubwirwa amanota nabo bari kuvuga ama discours ndongera nkareba no kuri bonane umanza yarakoze discours ya 2023 cyangwa na gatatu na kabiri igutyo hari igihe yakozeho discours ngira ngo ari n'umunyamakuru ayitangaje nubwo ntakimubona acara
wayitangaje. So ni ukuvuga ngo hari amakoinsidanse voilà. Njyewe rwose Jarasi dukubitaniye Sherando nari nje kureba umuntu mfiteho adivati nawe uje kureba umufana, ibyo ntibisanzwe. Ariko Jarasi niba wapanze hari amakoinsidanse yateza ibibazo abantu bakayateraho imetero. Reka nkwereke yari igiye kwibagirana kugira ngo nongere nkoze n'agati mu ntozi. Inyanza uri ku Nyanza mu gihe cyo kwibuka, yego meyazana umugore utari uwe, DPC agira ate bamwimura ururabo kwibuka. Icyo kintu uracyumva? Ntabwo hari ibintu wagize gukenga ukatekereza bishobora kuba byabaye ari coincidence isanzwe, ariko mu buryo busanzwe, mu buzima busanzwe ntago amadiskuru dukeneye muri no periode nafite ahuriye n'amatora, ariko nawe ashobora kuba ari okazi yo gusa. Ngewe iyo mbitekereje cyane nteye imetero nishyiramo ko ari nkaho nyine abatsinze n'abatsinzwe bari kuvuga, nanjye utarahanaguyeho ubusembwa siniyamamaze, nanjye reka mvuge. So kubihuza rero ni ikibazo. Yashobora kuba yanazavugana nyuma, ubu wajya kubona n'igihe cyo kurahira aravuze irindi. Okay, mbona kanya nzamubaza icyo yaragambiriye, ariko hari ama occasion udapfa. Ni nkuko wafata ngiye mfite muramu wanjye nta banga ririmo, inshuti yanjye yavutse kurenyeza kwa karindwi. Uranyumva? Yego. Kurenyeza kwa karindwi uziko muri stade baba bari guparedinga. Ntabwo nambwe ntuzakora anniversaire yo kumanywa, uzabanza ujya guparedinga mu bandi utwakire nimugoroba. Ariko nakugira ngo umukuru w'igihugu aho ari muri stade yakira ingabo, imitwe y'ingabo, nawe uri kwakira. Nta na rimwe tujya dufite anniversaire kumanywa. Uri kunyumva? Cyane. Arewe. Kuko kugira ngo bidahuzwa bisaba ko uba ufite ibyangombwa by'ahandi bajyanye barafinda baragupimye, batuye ntacyo roje. Ariko wowe nyine bagushyira muri scanner bagahita bakubona. Ni umusesenguzi, ni umucuruzi, ni umunyapolitike, niki ikosa nk'iri yarikoza bishaka. Hari n'uwo ryagwirira n'uwo ritagwirira. Ni nkuko hano umusaza kiba muri bino bice washoboraga kuhanyura uri kuri telefone bakakureka, undi ntibamwemerere. Hari abana bigeze kuhayobera bari baje barigo bakigera i Kigali bagiye muri Kiste, iriya mihanda bayinyuramo abahungu babareba intambuko bakabona kare nibwo kagikanagiye, bamwe bambaye na bodaboda baje kwiga muri Kiste. Ariko se hanyure uhora kuri mikoro, uhora na mikoro, uhora kuri kamera, biratandukanye. Hari icyo wakora bigafatwa nko gusitara, hari icyo wakora bigafatwa nkaho wabipanze, hari icyo wakora bakabona ko wari ubizi, hari icyo wakora mbese bigahindura isura. Ni nkuko iyo mvuze nk'umudogiteri, dogiteri medical yanywa itabi ntabwo avuga ko isigara, ntabwo bavuga ko ayoboye ububi bwayo. Sibyo? Aza agaciro k'ubuzima yarabwize no kuvura. Usanga yandikira n'abantu imiti yo kurivaho we bikanga, ariko arabizi abikoza abizi. Ntabwo mugereranya n'umwana wa segonderi. Yego, uryigishwe n'ikigali. Umuntu wihaye Imana ni urugero, agafata umuntu akamubohera amaboko inyuma agatangira agakubita, yigisha ibyaha, kugira neza mugenzi wawe, muzajye mwikunda nkuko mujye mukunda abantu. Ukabona arimo arakubita umuntu, uwo ntabwo mufata nk'ibimugwiririye, sibyo? So rero hari ibyo utapfa kuvuga ko ari hazari. Iriya ntabwo ari hazari. Abakandida bemewe barimo baravuga, nawe ushize bircyawe barumva nde barekene. Biragoye pe.
biragoye kubyumva ariko buriya timing ni ikintu gikomeye muri politiki cyane cyane kuko burya iyo umaze igihe utagaragara ugomba gushaka igihe nyine kugaragara kwawe birahita bivanamo na esheke so rero nta kitwaye content yayo nta kitwaye nayumvise ariko umunsi wo kuyivuga niwo ushobora kuba abantu bashobora kwibazaho nanjye ntacyo bivuzeho abadukurikiye bazabyivugira ikintu kuvuga ari kubyumva kuko Trump yaba atari mu kwiyamamaza akaraswa ntabwo byari kugira icyo gisobanuro voilà kurasirwa mu kwiyamamaza voilà bifite sens bifite sens oya ni nka ya case nari nkubwiye ya Sarkozy iyo ataza kuba kandida president kuko byavuzwe ibyo kwinjira mu muryango we byavuzwe kubera ko babonaga ishyaka nta wundi riri butange biba ngombwa ko ninjira mu mibanire ye na Sicilia kuko atashobora kugenda muri kampanye ubona ko muri kampanye uba ugomba kujyana nyine na ya bazariye byabaye ngombwa ko banegosiya na ya bazariye kugira ngo arwaninge ajye muri kampanye aherekejwe sibyo kandi aherekejwe n'uwo bazi apana nka biriya bya meya wa Nyanza aherekejwe n'uzwi kuko akibara gutorwa ngira ngo habayemo ibindi bigize urabyumva niyo mpamvu biba bisaba nyine ngo sibwo navuga ngo ikintu cyose kigira connotation par rapport ya context urabyumva niyo sinzi umuntu wari bambwira ejo yabimbwire ngo le prétexte est un texte du contexte ngira ngo bintu nk'ibyo context niyo iyobora byose niyo iyobora byose kandi context niyo nuwo mwuka hanyuma ugakora texte muri texte ubonamo context umuntu arimo uri kunyumva iyi baruwa wanditse muri context y'akababaro muri context y'insinzi muri context y'umujinya muri context yo guhomba ziratandukanye cyane burya uzarebe ariko sintandukire cyane nuza bano barushenye aba bantu boherezwa kujya gusenya amazu y'abandi uri muri context y'uko nawe yubatse agasenyerwa afite impuhwe z'uko azi agaciro k'inzu ayisenya n'amatafari ayarunda neza ku buryo nibura uzagira icyo uramura karimagura noneho rwangamuhwe we abashaka nibatari arihindure arikatemo za mushwari iyo ni context uranyumva cyane buriya sinkubeshye nta nubwo wagitifu n'abameya bohereza abantu gusenya kuko hari abazi agaciro kabyo sibyo kandi adashenye ntibimubuza kuyobora uranyumva iyo ni context yabayeho hati niyo mpamvu hari n'igihe twigeze kujyamo batema intoki n'intoki zaraciwe icyo gihe muri za Rulindo na Gicumbi wacu baratemagura oya Rulindo ntabwo Gicumbi yaratemaguye intoki Rulindo irabyanga hari ku bwa Kangwage ariko Gicumbi bashyira hasi washyirayo umuntu agatema n'ingura akayirimbura hakaba n'undi utema imyano ashyira iruhande ngo bazayihinga byaba byiza byaba bibi abantu ntabwo bayikora kimwe baguma muri context yabo niba zikiza sozo amakaro meza ni kwikaro plaza rwose hani Remera hani Remera imbere ya gare rwose uyakeneye ushobora kunyarukirayo ni munsi ya station uca munsi ya station imbere ya gare ushatse wahamagara 0783 50 hanyuma mwarimu Kerema agomeje guhamya ibigwi baramugana ku ubutitsa nawe yigisha imodoka n'amategeko y'umuhanda ku buryo bworoshye cyane gihamya turazifite hari iri imbere yanjye hari niyo nasize ndayiri pe nawe Kerema ni mu muhamagare 0782 48 37 22 icyo nashaka kubwira muri Bibiliya uribuka buriya nubwo tuba tubivuga ngo byabereye iyo na hano tubana nabyo cyane muri Bibiliya uribuka abagore barwanuye umwana ninde wagomba kubakiranwa ni Salomo sinzi umwami wa Salomo noneho arababwira ati ngiye kumubagabanya yakoresheje ubwenge noneho utari nyina w'umwana ati igose urakoze mwami mutugabanye njyana agasate kanjye n'abajyanake wandi nyina umwana ati mwami aho kugira ngo umunyicure umwana ni mumuhe abeho nubwo ataba ari uwanjye ariko abeho mwama ahita amenya ati dore ngira umwana n'uyu ukubyumva cyane ibyo byose ubwo urumva twigishije birenze twigishije ibirenze n'ibyo twari twateganije ariko
iyo ni context yo kubyara n'utarigeze abyara, impuhwe z'uwabyaye n'izo utarabyaye, impuhwe z'uwigeze kuzigirirwa n'utarazigiriwe ntabwo bisa. Njyewe buriya nuko ntabiha umwanya, ntabwo nabiha umwanya kuko sinabishobora, kandi nta bantu bagaragaza ubushake bwo kugira ngo tubifatanye, ariko nabyo byakagubye guca muri ya nzira ya criminology. Njyewe buri muntu, habe mu muhanda, habe mu kabari uko yicaye, habe mu kazi uko akora, habe mu byaha ibyo akoze, mbonye umwanya nakubwira ngo dore uyu siwe, ikibazo ni runaka kabisa. Ariko nta mwanya dufite. Amusore nta mwanya dufite, niyo mpamvu na za gatanya bazoroheje, aho kugira ngo ubanze urebe ubundi munafiki akayuzi ko mu rubi. Ibyo ni ibintu byoroshye, ariko dushyiraho amategeko kugira ngo bijye byihuta. Hari ibintu byinshi abantu bafite umwanya bakemurira mu muryango. Amategeko ubona ko abereho gusukura vuba vuba. Iyo ni kwihutisha, ariko kwihutisha umuryango ni wakagombye gufata iya mbere. Ibintu byose urabireba, umuntu uramuscreeninga kweri ugahita umubona utijyaho, dore nuko yabayeho. Akunda agasiro ga gacaca, avuga ngo muze twicare mu gacaca ducoca amagambo. Yikomeza nka gacaca, yikomeza n'izindi nkiko zigakoresha iriya system nibura ko abantu bari kureba bura nakuru udasize nuko barakureba rwose paraporo y'uko usubiza ibibazo. Ese urasubizanya romoro, ese urasubizanya uraseka, ese urasubiza nka wawundi wishyuzaga kwa Rugamba. Nk'ibyo byose. Donc rero sinzi ko bizakunda, ariko umuryango niwo base ya byose. Niwo uduha abanyeshuri, amashuri niyo aduha abakozi, niwo uduha abasirikare, niwo uduha abapolisi, abo bantu bose mu kazi. Ishusho y'umuryango yavuyemo ibi muriho.